twakoze muri Kongo ikiri Zaire batemera amazina sana mabatizanyo y'amava hanze niba ariko no yita y'ibizungu bakatwita amazina y'iwacu mu miryango yacu cyangwa se mu komoko yacu bituma tugira amazina nk'ayo mvuze ryaje washaka ubashiraho wenda n'iryaso bisanzwe cyangwa yawa abiri bitumaga dutinda kuyagira aho tugereye mu bandi dusanga ahubwo byo kuba utarifite nkaho amazina tuzuye tugendaga dushakishaga ayo twumvise nyine tunyuze. tubwire neza kuri iryo zina turashaka kugaruka kuri aho hantu. Ese iryo rya Joseph nkuko wari ubivuze sinzi ko wari uvuze ati nayandi y'abandi ntekereza kuko ngo abandi baza bayatanga iyo baba batiza bamaze kubatiza umuntu bakamuheza izina ry'ikizungu cyangwa se riva mu mahanga. Iryo rya Joseph ni iryo wiyise wenyine cyangwa nawe bari kwise kubera wundi murimo wari wabaye? Nari narabatijwe ariko n'iryo niyise niko navyita kuko umuntu amaze kumenya nyine ko amazina yo ngayo yandi yongeretsemo cyangwa se ikizungu nimba ariko twoyita nashakisha izina ibisobanuro byaryo cyangwa se icyo ndishimiye n'ibindi nabari ryo bitamo bararimita. Ariko hariho n'irindi abandi bakuziho cyane rya Rome. Iryo ryavuye he? Izina rya Rome nagiswe na mukuru waje we yari amaze gutangira kwigaho amenyeho igifaransa turutana cyane mukurikira ubwa kabiri noneho amenye ngo Rome ngo ni umugabo kumwe basa n'abashekerera umwana ngo umaze kuba umugabo ahita arinyita maze gukura nkarihindura nkanga ko bavuga kuntu ngo Rome kumva ribaye ritoya nari ngo ni Rome ngo bagire Rome kuko ubwo nari muri deuxième secondaire hanyuma turiko twiga baravuga ngo Rome yigeze kuba kapitali ngo yisi kuko bisa nk'ibyo namuvuga ati ubwo vyitiranwa reka mpengeke ati ni Rome ariko vrai mu kwita bari banyise Rome y'umugabo mbese man kumake di man ori man kandi bazavuga ngo man of God. Urakoze cyane ndagira ngo abadukurikiye mumaze kumva uyu muntu turi kumwe cyangwa se umushitsi wacu ni Ngoma Joseph cyangwa se abantu benshi bazi ku izina rya Rome cyane ndagira ngo abantu bakuzi cyane nk'umuyumbe ku buyumbe. Ibyo ngibyo uwo bitubwiraho iki pastor? Izina ry'ubuyumbe rinashaga nyuma nubwo ryahozeho ariko inama yo kugira ngo ritangire rifatwe cyangwa ryitwa abantu ni vuba cyane ariko mbere tukigenda tushaka kwivuga butumwa reka njite gutyo nta nubwo twavyita ngo twagiye ku buyumbi bavyita ngo twagiye ku mustari twagiye ku mustari bakavuga ngo kwivuga butumwa ariko bakatubwira ngo mbere yacu bakuru basasa bakuru giye barafashwe ari naho barikomoye ngo bavyitaga abayumbe cyangwa se wajumbe intumwa cyangwa se abafite ubutumwa nico cyatumye ejo bundi niko vyitangwa ejo bundi mu sinibutse igihe ariko ni mu bihumbi bibiri gutyo na ndibuka nibwo twagiye nibwo abantu barizanye bararivugaho ribarifata izina ngo ni ubuyumbi bira byose byakogwaga cyangwa abantu bakora by'umusitari ibyo bitaga babusoka ivuga butumwa byose bifata izina ngo ni ikiyumbi nibyo. Ariko kubera iki niryo zina busoka hariho ubuyumbe hariho uvuze busoka ko iho yariho mbere kubera iyo yaje gute busoka? N'abantu bayibise babisobanura kwinshi busoka kubera abantu twabaga hariya twabanaga n'andi moko bakunda gukoresha amoko nako imvugo y'andi moko busoka harimo ibintu bibiri
harimo gusoka kuvuga ngo n'abanyabyishimo gusoka manga ni imvugo y'ikibembe ngo ibyishimo kuko baranezerwaga bagifatwa muri za 80 se n'ibuseri bari na 5 na 6 na 7 cyane bikaze bakamiriza ku misozi bagatera za hariro abandi bakabakira bari ku yindi misozi babita ngo n'abanyabyishimo bariko babivuga mu kibembe ngo ni gusoka. Hakaba n'andi makoti maremare bagaza bambara nayo kubera aribo bayashanaga amaya babitira n'abayita gusoka. Gusa sinzi ko ya makoti ubwayo abarusoka batarayambara nyine ariko yitwaga kuko nico gihe nayo ribari yafashe cyangwa se ribari yafashe iryo zina ngo ngo ajya makoti nayo ngo ni naya babusoka cyangwa nayo bayita babusoka. Murakoze cyane ndatekereza kuko hari abantu benshi n'iryo zina bashobora kuba barizi rya busoka cyangwa se n'abayumbe abenshi baba batazi wenda ngo bikomoka hehe cyangwa se bivuga iki. Murakoze cyane ariko ndabona kuko twenda nari bivugaho cyane n'iryo zina naryo cyangwa se mu mazina yombi dushobora kuyavugaho tugatinda twayakoraho ikiganiro ariko reka tuzamuke twongere tuvuge wenda kuri teme y'uyu munsi wa none w'ikiganiro cyacu. Mushobora kutubwira muri make amateka yanyu y'uwo murimo w'ubuyumbe no gukora ubusoka muri nko mbere ya 1995? Yego nabivuga ariko twabikoraga turi batoya ndavuga ko hari harabaye ubuzutsi bufata abantu ukuvuga ngo abantu bose bakore nko matorero hari ukuntu umuntu bagaza akora bamubwirije iby'Imana cyangwa bamubwira iby'Imana agakunda Imana ariko haba igihe cyo kubijamo cyane akaba ari nacyo gihe duhamya ngo nicyo gihe dukirijwe cyangwa se tubaye abakirisitu ariko n'ubundi twasangwaga twemeye nko muri za 89 nari nkiri mutoya ubwo nibwo tugiye mu bintu bavuze ngo bafashwe cyane ngo twafashwe. Aho hari hehe mwari muri hehe byagenze gute kuvuga ko nyine kuvuga ngo abantu bafashwe hari abantu badasobanukirwa ngo biba byagenze gute ni ibiki byo ngibyo? Yego aho ni muri Kongo mu Mibunda icyo gihe nyine habaye nk'igihe cya wa musho no guhutsi imvugaga zahari no kuzivangaga niko zikoze noneho natwe tugeraho tukaba mu byishimo abantu bagafatwa cyangwa se bakaja mu bijya byo gusenga cyane mu matayu bakaba mu ibintu nyine abandi bose bakora byo kuririmba cyane ari byo abantu basigaye bita ngo ni bisirimbere mbere banabyitaga ngo ni ibinimba bikiza n'ibiki byose hanyuma natwe tubagamo reka byite gutyo bituma gatuja ku mistari iyo abafashwe cyangwa se abakijijwe mu nsobanuro nyiza twokwita kuri ubu abakijijwe kuva wakijijwe cyangwa kuva wazutse kuko iyo usobanuye agakiza nyirizina bagasobanura umuntu akibuka ni igihe uko byagenze twarabyutse agakiza tugafata ko twarabyutse ubwo hanyuma kuzuka nta kundi tubwire ngo hari n'ibyo byinshi twari tuzi ngo twagiye tugiye kubwiriza abantu ngo barakizwa kwari ukuja gutarama mu kuri kwako niko kuko twari batoya ntaho nigeze ngenda aja kubwiriza njyenyine kaba rimwe nibwo twagiye turakubwiriza turi babiri ubwo bwo nari mutangiye kunasoma Bibiliya nkumva ho bukeye ariko ubundi yari groupe y'abantu 8 groupe y'urusengero rwasohotse ngicyo gihe tuva mu Mibunda nigeze ngenda igahorora aho ni muri za 91 niba ndibagiwe ngenda ku Mugorore ngenda ku Kabingo ngenda mu Kanyo niho twagenderanaga cyane timu yabona iwacu mu Mibunda tukagenda ijyepfo kwiruru
habaga twageraga nk'amatimba bo muziranye yego ni nkaho nibuka nagiye hakure ubundi ni ukuguma kutarama muri iyo mihana yo hafi tu bose aho nabaga mu mibundi wacu witwaga Kwiremezo tukagenda ahantu hatugose kwitara aho hafi mu Rushasha mu Turambo mu Marunde Gasiro kuri Nyamara aho hari bitaramo za lisansi aho na karere kiwacu benuko ariko kwarukusha gutarama no kuririmba bakaguheza n'ijambo ukabwiriza uko warisomye washaka undi akaba yona gusobanurira uko rivuga ukarivuga twari mu mbaraga ariko tugatangaza haleluya nyinshi tukuzuzwa cyane ku ndimi nibusho ariko kandi ndibuka ko hari naho twageze hamwe tukaza tuja muzo gushamburiye abacu nk'abari bafite izo mpano ariko tukabashigikira cyane navyo twabikozeho gahoro gahoro nizo muri rusange reka mvuge gutyo twakoraga kabyita ku mustari n'ibyo ngibyo kandi bakatwishimira cyane. Murakoze cyane aho ngaho iyo ni igihe cya kera imyaka iciyemo kandi kujya abantu nyine bagenda batandukana bamwe mushobora kuba bamwe utazi iyo baherereye ubu ngubu cyangwa wibuka ariko dufite n'amatsiko ni bande hari abantu ushobora kuvuga mu mazina nimba bishoboka ukavuga ati ndibuka runaka twarasenganye twarakoranye imisitari rimwe cyangwa se kabiri biza biba byiza cyane kuko abantu nabo bamenya amatsiko y'amateka y'icyo gihe. Yego naricara ahubwo nibagiwe muri iyo myaka nyine y'icyo gihe nagiye no muri Jura ariko nari ngiye nk'umunyeshuri shitseyo musanga hariho abandi bene data dusengana icyo gihe tukabyina cyane kugeza aho bagaza bita igisirimba kuko abantu twabyinanaga cyane bari benshi nk'abantu ushobora kwibuka reka mutangire ku Bajura umwe ni Pasteur Foto yari mukuru wacu mu myaka reka bivuga gutyo ariko ni umuntu wakoze ivuga butumwa cyane icyo gihe we yari amaze no kumenya byinshi agakora ibintu nyine bisobanutse reka byite gutyo ubwo twabyinaga icyo gihe hariho Foto hakaba igisirimba bita ngo ni rwa Foto reka mbivuge gutyo hakaba ikindi bita ngo ni rwa Rome icyo gihe ni giheke aho ni muri Byura 92 na 3 na 4 bazaga bacita cyakaba gishingiye kimeze nka gute k'ico gisirimba kugira ngo bagitandukanye kuko ari ca Rome iki ngiki naco ari ca Foto ni ndazita gute se hari ukuntu bamwe bavyene bagasa nkaho bitse hasi hakaba abandi basimbuka gutyo nono bagafata nka model imwe wasimba akavuga ngo ubyinyi nge nakundaga kushana cyane na pasiteri yaragiye witwa ngo ni Bukuru yagendeye mu Rwanda Rwamagana uwo niwe twataramanye cyane actually hari abantu benshi batarama kandi bakora bene iyo mirimo bari bakuru bacu ariko barakora imirimo yo gutarama no gusenga muri bene ubwo buryo ka Pasiteri Kabiya rwose na Mosi Pasiteri Mosi Mirama yagiye muri Canada uwo ni haba bari bakuru bakaja no kwivuga butumwa ho ariko twarasenganya abo ngabo na Pasiteri Nyarugabo yabaga mu Ruhanika ariko yarazaga nawe icyo gihe tugataramana n'abandi benshi ibihumbi n'ibihumbi ndovuga ariko cyane abo ngabo nibo twakoraga cyangwa se bakatwitirira iyo mirimo ngo twayikoze. Murakoze cyane icyo gihe tutagiye inyuma ndagira ngo wari utaraba pasiteri icyo gihe nari nkiri mutoya nkiri kuri segonderi wari ukiri kuri segonderi urakoze cyane aho nyuma kuko wari uvuze ati Foti we hari ukuntu we yabikoraga neza agacishamo ibindi bisa n'iby'abantu bakuru mwagiye muva mu cyiciro kimwe muja mu kindi kugeza kuri uyu munsi gute kuko icyo gihe bari barageze ivuga butumwa muri Byura
ryitwa Asavadese, yego, ririmo abagabo bakuru, nawe yari arimo muri ba fondatere baryo, natwe tukabamo turi abaririmbyi mbese babashigikira, ariko aribo ba fondateri warimo muri ivyo, ibo bakaja no mu bandi batara banyamurenge, abatabwa nandi moko y'abagiriya baruba bakaje kubabwiriza. Nico gituma mvyita ngo bari batangiye gukora ibintu bifatika, eko bakabwiriza, harimo abapasiteri bakomeye babasore bafite imbaraga. Ico gihe bari abasore bamaze kuba abagabo, abapasiteri Semuzima, uriya Dr. Kavoma, ico gihe nibo bari bayoboye ayo matsinda y'iryo vuga butumwa n'abandi na nuriye nyakwigendera Marehemu Musafiri. Ico gihe ni nawe yikuriye Asavadesi, bose aruhuke mahoro, yakoze imirimo. Murakoze cyane Pastor Ngoma Joseph kutubwira muri make ayo mateka y'icyo gihe, kandi turabizi neza ni menshi, imyaka gukorera umurimo w'Imana mu myaka 10 cyangwa se 15, wenda kubivuga mu munota umwe cyangwa se 2-3 ntibiba byoroshe. Ariko turashaka ngo tuvuge noneho muri bihe by'ubu ngubu. Ubu ngubu uri pasteur, ese utubwira igihe wabereye, igihe ushobora kuba warasengewe kuba umupasiteri? Yego, nasengewe ku pasiteri mu 2008 mu gihugu cy'u Rwanda, mu itorero rya Bombere. Aho niho nasengewe kuba umupasiteri. Ego, icyo gihe nari mvuye no kwiga muri Kenya iby'iyobokamana. Ego, nari n'umwarimu wa Bibiliya, hariho college ya Bibiliya y'urusengero, nari umwarimu waho, kuko nari mvuye kwiga nk'uko mbivuze. Nabanje ndatinda, navuyeyo mu 2000 nimba atari na rimwe cyangwa na kabiri, ndakora umwarimu, ndatura mu rusengero, nza gusengerwa mu 2008. Ubwo nibwo nabaye pastori basengera. Okay, nari ntura nyita pastori cyangwa ngakora bimwe nka pastori kubera iyo wanize niyo bokamana, ariko nyine kuba pasteri nubwo byabaye. Murakoze cyane. Ikindi kibazo ushobora kwibaza, ushobora kuba kuko wari ubivuze ko wize theology cyangwa se iyobokamana nkuko ubivuze, birashoboka kuko ari cyo cyizere bashobora kuba barakubwiye kugira ngo bagusengere ku pasteri. Cyo nshaka kuvuga nico cyashingiweho kugira ngo bagusengere kuba umupasteri. Byashoboka nkuko urusengero rwantumye kwiga nago nagarutse nkoreramwo. Sinohamya ngo wenda ngo barevye ibindi birengeje, nako nta n'ibindi by'amakosa bindi naje nari nshinjwa zotumye ndasengerwa byari rusange. Reka mvuge gutyo, wenda nta specialite yindi, ariko nari umwarimu kuko nabivuze, kanabwiriza ku rusengero, mbana n'abapasteri bari barantumye. Icyo gihe yari Simoni na Nkundabatu, nibo bari abayobozi bakuru n'abandi bagenzi babo bakorana. Icyo gihe nico gihe twakorana nabo, nyuma yabwo nza gusengerwa ku pastori, nibo banyoboraga. Murakoze cyane pasteur. Turashaka kugira ngo tuganire kuri ico kintu cyo kuba umupasiteri. Mu by'ukuri tubona abantu benshi muri iki gihe reka tunagisurinyeho, abantu benshi bashaka kuba abapasiteri ndetse bakabiharanira kugeza aho bishobora gutuma bizana wenda n'imyuka mibi mu ikanisa. Ndavuga wenda kutumvikana hagati mu makanisa bitewe n'uko abantu bashaka kuba abapasiteri. Ese ikibazo cya mbere, iyo nyota twavuga kuko ari inyota y'ububyutse nayo y'agakiza, cyangwa twavuga kuko ari uguharanira ibiba bitaragerwaho. Ikindi kibazo cya kabiri muza kudusobanurira, ese mu by'ukuri ubundi kuba pasiteri bigenda gute? Hasabwa iki? Hari etape zicamwo, hari inzira runaka zicamo
abantu ushobora kumva umuntu muratandukanye uyu munsi ejo ukumva ngo ni pasiteri biba byagenze gute? sinzi niba umuntu ndavuga nkurikije Bibiliya kuko mvuze nkurikije urugero ngewe wenda uko byangendeye mwasanga wenda ntaranabikoze wenda uko bisabwa reka mbyite gutyo cyangwa wenda narabikoze nkurikije uko nje mzumva cyangwa naje ugasanga wenda narakoze nk'uko abandi bakora b'iki gihe cyangwa bihwanye n'uko birivuga simbizi nicyo tavuga ngo reka ngaruka kuri Bibiliya ndasa n'uwivugaho nk'aho ari jewe ufitegererezo kuko nibisanzwe wenda ta specialite yindi ndavuga amagambo abiri kuba pastor ubundi n'impano y'Imana kuko biranditse ngo yahaye kuba bamutumwa abandi baheza kuba abahanuzi abandi baheza kuba bavuga ubutumwa abandi baheza kuba abigisha cyangwa se abapasiteri n'abigisha bizayifatikanywa aho ngaho aho ni mu Baefeso ibice 4:11 bishaka kuvuga ngo ni impano y'Imana. Rero warumbajije ngo se abantu bamuba gute ko hari bamwe basa n'ababigwanira ka hari ikintu kanaka cyabonetse cyangwa se gishimwa Bibiliya ibyerekana mu buryo bubiri uwumvisha uwo muhamagara ukabishaka Bibiliya byemera ngo ushatse ikintu cyiza ariko igashiraho n'amakiriteri wowe bishaka kugira ngo bitandukane n'abandi bo babishaka ku nyungu zindi ngo ukwiriye kuba ngo uri umupasiteri w'umugore umwe niko Bibiliya ivuga iratangiraho ukaba uri umupasitori nako ukwiriye kuba umuntu kuko gucega utari umupasitori ukwiriye kuba umuntu w'umugore umwe w'inyangamugayo sorry ufite izina ryiza hanze uzi kwigisha uzi gutwara neza abo mu rugo rwe kuko umuntu utazi gutwara neza abo mu rugo rwe ntiyobora itorero ry'Imana ngo udakunda amafaranga kandi utari umunyamagambo hanze agenda ateranye oyaye ngo kandi ubicitegererezo nuvuga ngo ico gihe tebikiri ku ruhande rwawe gusa uko wowe wiyumva ngo ndabishaka n'abandi bakureba ukubanye n'abandi niba rero nimba hari abapasiteri abantu mubona barabigiyemo benshi mukabona batuzuje cyangwa hari ibidashimwa ntabwo ikosa ari naribo ahubwo ababimika nibyo bafite ikosa kuko izo tibayibonye ngo babigendereho iyo babigenderaho bizari bihagije kugira ngo haba pasiteri bazima icya kabiri aho ngaho kiri aho ngaho ariko agira ngo baza akandi kabazo kamwe aho ngaho ese umuntu niwe ubisaba cyangwa ikanisa niryo rimusaba ko uvuga ngo tugusengere ku mupasiteri nico nanivuze cya kabiri naravuze ko ari bibiri ni ukuvuga ngo hariho wowe bikeneye bakagusuzuma nabo hakaba kuba nabo bagusuzuma bakabonora byeneje ibo bakabigusaba cyangwa bakagutoranya byombi ni ibya Bibiliya ariko nawe ukumva urabifite hari igihe babigutoranyiriza ukumva turabihabwa ico gihe tubyemera kuko Imana ihamanya na bose ni muri ubwo buryo bwombi ariko kiriteri nizo zimwe ntekereza ko abantu nimba ari ibyo bica cyangwa se tutuzuza kamvuga ngo ndi muri iyo timu nuko badutora ibyo wenda batabisuzumye niyo nari mvuze ntanze urugero nkanjye nanga kuvuga ngo ari byo ngenderaho bampamagaye ko batekereje ko bansengera ku pasiteri nari nkubwira pasiteri banyoboraga nibagiwe na Mutunzi niwe wari revera w'urusengero abandi bari ba representa bampamagara ko bansengera naje kwivuga butumwa barambaza ngo se nanajanye na ministeri twasenganaga ate se uremera kwa pastori uremera ko tugusengera ndabasubiza ngo nimba mubonye nkwiriye mwebwe mwantoye
ati ndumva naje ntakibazo. Sinza byibagirwa nuko nasubije, ariko mbere yuko bambwira gutyo nari mfite impavu nasubije gutyo, wenda twitindaho twikomereze. Aho ngaho waruvuze ati kuba umupasiteri ni impano y'Imana, tukatugaruke kuri urwo rugero rumwe waruvuze. Ese iyo mpano woyimenya gute, cyangwa se wowe iyo mpano yakuje wayimenye gute, cyangwa se n'uwo muhamagaro wawe waje gute? Okay, reka mbivugeho amagambo nk'abiri. Njyewe nagiye kwiga teoloji itayikunda ishuri ntakundaga mu mashuri yose. Nari nzi ko ari ishuri ryiza abantu bananiwe amashuri, kandi nari nk'abandi kavuge gutyo. Nari kuri kaminuza icyo gihe, niko bakunze kuyita muri agronomy Rubirizi mu Rwanda. Hari mu 1998 umwuka uvugana n'umuntu uko nza avugana n'Imana, ijwi ryo mu mutima rinyemeza ko nje kwiga teoloji, kandi rimbwira ko ndekayo kaja kwiga teoloji. Nta ni buruse nari mfite ubwo, nta naho nari nzi teoloji. Uko twagiye gushika bampaye amafaranga kuko baraduhembaga ubwo kuko twari twiga kuri buruse. Ndababwira ngo yaye uko kwezi kwashize umutima utaremera, ndiko mbisengera, ndiko mbitekereza, ndiko mbyakira kuko nabyeyi ariko bingoye, ndayanga nyasubizayo. Nyuma yabwo maze kwicara mpita mbona uko nja kwiga muri Kenya kuri teoloji. Noneho ngarutse nihute maze kwiga teoloji, numva ikintu ndashaka cya kabiri ubupasiteri, kuko pasiteri numvaga noneho uretse kwiga ayo masomo nteberaga, ubupasiteri ho niko gusaza, kandi ntaho ukunda gusaza akiri muto. Icyo gihe nari ma 21 karageza n'imyaka 30 kuvuga ngo nama mba pastori. Ariko ngiye kuvuga ijambo wenda ndatinda ku gishushu ku maferuje gutyo kata ku muhanda uja ku gishushu hafi ya Sente niko bahitaga. Nari hageze gutya, ijwi ryavuganaga naje mutima rambwira ngo se uzawemera ibyaje ukanga izina ryanje. Naba bisobanura kutariko uzawemera ibyaje ukanga amazina yanje. Yego, pitanumva tijyambye kindi, pitanumva izina nanga no pastor. Iby'Imana narabyemeye, nagiye kwiga teoloji, ariko nazo pasteur namanumva ndabukeneye. Nyuma y'iryo jwi sinibuka ko ntoba narageze hafi imyaka 6 tarasengeko. Noneho mbushaka kanga kubivuga, ariko nkumva noneho ndagushaka, nje baje kubinsengera mbishaka, ariko cecetse. Nico nshatse kuvuga ngo waruvuze ngo suzumenye ijwi gute, haza icyo ukeneye mu mutima ukakumva n'icyo ushaka. Imana iguhaye impano wumva ikunejeje, kandi ukumva uzugira ngo nibwo bwenge gusa umenye kaho ubundi utari ufite. Nico nita impano igera mu mutima w'umuntu kumva ko ari Imana ivuze. Yego, murakoze cyane. None ubu nyine ubu ngubu muri ibi bihe rekagira tuvuge kuri uwo murimo w'ubupasiteri muri ibi bihe mubibona gute? Muri ka rusange cyangwa ku giti cyaje uri pasiteri, kandi dutekereza kuko icyo umuntu akora aba agifitemo experience, kandi wasenge mu 2008 umaze imyaka myinshi uri umupasiteri, kandi uri umuntu witegereza, twavuga ushobora kuba warabaye ahantu henshi, wabaye no muri communauté z'abanyamurenge, ugenda ubona situation zo muri iyi myaka uko bimeze gute, wo bivugaho iki? Mu gipastori ndavugaho aya magambo wenda atari menshi, ko turakora ariko ni mu gihe cy'imperuka navyo mu byibuke. Bibiliya yavuga ngo ni igihe kirusha kirarushya.
kiruhije abandi gusa natwe ubwacu kiraturuhije. Harimo ibyiza hakabamo n'ibibi. Kwitirirwa umurimo wo kubwira abantu ibyo kuja mu ijuru, uri umwungeri uragirira abantu, cyangwa se uri umwungeri umwuka ayobora kugira ngo ubwire abantu amakuru yo kuja mu ijuru, n'ibinashoboka umwuka kubashije kuba umwe mu byitegererezo mu byo bavuga. Yesu niwe cyitegererezo, ariko utera ikirenge mu cya Yesu ni umurimo mwiza. Ako pratique yabyo sinoyiha amanota ko ariko twadukora nabyo ngo nibwo cy'imperuka intege nke abantu batinyaga no kuzivuga nazo gazidutera. Iyo mutabaye pastor tazava mu mubiri azaga mu mubiri yiko. Nico gituma rero mbona ko tutoba dukora wenda uko dusabwa, ibyo no byemera, cyangwa akaba ari nuko abandi bakora twarahuye n'igihe kigoye, reka byite gutyo. Muri karusange mu gipastori abapastori babaye benshi, barimo abashimwa benshi batabarika n'intwari z'ibitangaza, n'abandi bagawa batukisha umurimo. Ibyo nuko novuga. Ariko hari abantu bavuga kuko siritu mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se n'abandi reka mvuge no muri Kongo n'abandi n'ayandi moko menshi duturanye hariya, tuza tubona hari abantu benshi bakunda guharanira kuba abapasiteri. Hari abantu bavuga nyine kuko wenda tuvuge ko abantu bashobora kuba bakomoka muri Kongo bazabona ko kuba umupasiteri ari cyo cyubahiro, ari kugira icyubahiro kuruta kuba utari umupasiteri mu ikanisa. Bivana n'umuco n'imyigishirize y'ahantu, ariko sinobiroza ku banyamurenge cyangwa se ku bakongomani, kuko biravuga ngo Imana ntirobanura ku butoni, ngo mu mahanga yose ngo abakora ibyo ishaka ngo irabemera. Mu mahanga yose cyangwa se mu moko yose habaho ese babita ibirwari, abadashoboye bakora nabi n'abakora neza. Gusa tekereza ko injiri twahawe iva muri Norway na Sweden, muri ibihugu za Scandinavia by'abazungu nibo zageze iri iwacu, ndavuga muri Kongo, ariko n'umwuka nanone biriya bihugu by'yaga bigara byose bigira mu Rwanda, Burundi n'ibiki na Kongo ni bimwe. Hari uko wazanye umwuka wa gipasiteri cegamiranye na leta, reka byite gutyo. Abapasiteri ugasanga nk'abanyapolitike kandi ari abanyamwuka kubera uko babayoboye. Ugasanga umupasiteri wa mugani abanyacubahiro bitari uko gusa wenda ari imbuto zamugaragayeho, ari comportement yiganye. Icya kabiri, ntibatuzaniye ubwenge bwo kutwereka ko umupasiteri yoba hashaka ubundi buzima cyangwa se akeneye kubaho. Batuzaniye pasiteri ko akwiriye kuba mu mwuka gusa, umubiri agasa utawitayeho. Bituma pasiteri bakubitika inzara, noneho kubera inzara bigatuma basigara bashakira amaronko n'aho atari, mu buryo batakireba gusa wenda ibisubizo by'umwuka kubera inzara yabariye. Nuko generosita yego, ariko ukuri igitera umukristo icubahiro ni kimwe, ni agakiza Kristo yatanze, nayo ititire zirangana n'impano y'Imana itanga uko ishaka. Tatitire y'upasiteri nini ngo irute uvuga butumwa ngo irute iyindi ya. Hari hamwe zano bavuga ngo habamwe ngo Bibiliya ivuga yego ngo ubwa mbere ngo intumwa, ubwa kabiri ngo bahanuzi, ubundi ngo heza abigisha neki, kuko bari abose basigaye bavuga ubutumwa na pasiteri n'ibyo abigisha. Ariko uzagenzure nta ubu apotere adafite izina ry'upasitori, kubera ko ibyo ngibyo biba gutyo, kubera ko ataba apotere gusa atari kuba pasiteri nimba ariyo mpano ye, kubera ko agomba kubifatikanya byombi. Ni kubera ko umupasiteri umwungeri ni umuapotere ariko arayoboye, agomba kuba afite ibyo. Ni ukuvuga ngo icyo kigomba kubaho. Ubundi kandi
hari n'ababigirira kugira ngo abone ikibanza abone haba, kuko adafite haba ni wa mugati navuze wogora na ryasina byo kugira havugira ibyo ashaka gusobanura byogora, bigakorwa muri mwaye wenda bitarinze cyane, nta kundi byokorwa, nta nico bigayaho, ibintu bigira uko bikorwa, gusa bibaye bikorwa bifite intego rwose Imana icubahiro, numva je nta kibazo mvuze nkanjye uko byumva. Murakoze cyane. Ariko hari abavuga kuko ngo abapasiteri ba kera nubwo wasangaga batarize ariko ngo bari inyangamugayo kuruta abapasiteri b'ubu ngubu, ibyo ngo bivugaho iki? Kandi wenda b'ubu ngubu bashobora kuba aribo bashobora kuba bamaze igihe kinini mu gakiza paraporo y'abari abakera, kuko baje bakigishwa igihe gitoya bakabashinga imirimo imwe n'imwe yo kuyobora abandi kandi batabizi neza cyane. Ariko imyaka ko igenda ikura, ubunyangamugayo bw'abapasiteri abantu bagenda babutakariza icyizere. Paditu icyo sincemera ako sinagihakana ndagisobanura, bivana naho twari abantu bari ahantu si bose, ndavuga aho twari turi Murenge kariya karere kiwacu, yego example ku banyamurenge, mu Mibunda, mu Minembwe, ku Ndondo, Igahororo, ku Mugorore cyangwa se mu Bibogobogo, reka mvuge gutyo. Kariya karere hari ahantu ho muri village tihari umujyi, nta kintu cyo kubona amafaranga bari barabonye aho pasiteri atunga ngo abe yo kubaka inzu ivuye mu butunzi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mu bapasiteri bacagihe abari barize bari bake cyane, noneho abayoboke bandi bari baza ibijanye n'ivugabutumwa ibo bari presque ntabo, n'ubu abapasiteri bababwiye byarijo. Icya gatatu, mu muco wa kera uretse gusa no mu pastori, umuco wa kera nyine bakiri imfura bagiraga amabanga n'amakosa yakozwe ntaje hanze, bigize ubumenyi bukeya, bigire ubwo bufura bwo kutamene ibanga ngo rije ku musozi. Buriya umwenda w'isi ni ibanga, iyo ibanga rimenetse isi bayambuye ubusa, bakagira uko bari batwikiriye, bigatuma ibicumuro byabo bisa kubitaje hanze. Ariko bamaze kugera noneho aho bahuza n'andi mahanga yose, aho tugendeye mu mijyi, reka mvuge gutyo, dukwira mu mijyi yose, za Kenya, za Uganda, mu Rwanda, i Burundi n'ahariya hose, no muri za Amerika, za Buraya, za hehe, bahura n'abandi bafite indi mico. Noneho icyo gihe igikozwe cyose kiba hanze, n'ubumenyi bwose ufite uko wigisha n'ibindi bisa n'ibihindutse. Urakoze cyane pastor. Noneho reka tugaruke, abapasiteri ni benshi ubu ngubu paraporo na mbere, ni mu myaka ya mbere, kuko tuvuga nyine uko abantu basengerwa, nuko abakristu cyangwa se abanyamurenge nabo bororoka, niko n'amakanisa aba menshi, tubona amakanisa yarabaye menshi, ugasanga ikanisa wenda rishobora kuba rimwe abantu bakeya ariko rifatanye n'irindi naryo rimwe bakeya. Ubwo butumwa bwaje, abo bapasiteri baje bababwiriza ubutumwa, ndashaka ngo turebere hamwe ubu ngubu agakiza kameze gute mu banyamurenge, gahagaze gute? Murakoze. ubu ni kenshi cyane, kandi ubu abapasiteri ubwo twibajije ku bwoko bwacu, nubwo Bibiliya nyine yavuze ko twese abubaha Imana amahanga yose tuyirobanya ku butoni, ntabwo baruta Abarundi cyangwa Abanyarwanda cyangwa andi moko tubana, bose ni kimwe, icyo cyumvikane. ariko ubwo twibajije kuri twereka mvuge gutya, ubu tugeze ahantu heza hashimishije Imana, ariko zigwiriye zigwizaga n'amabara. Nabwo nanone matorero dufite ibintu bimeze nk'amadega tutigeze tubona, n'ibyo twavuze bijanye n'umuco n'ahantu n'akarere n'iterambere. Ubu nibwo dufite amarepresenta y'amatorero
nk'ibyo batwaga ngo by'amasantere n'ibiki bahagarariye imirimo mpuzamahanga kandi mu mvugo zose bitakiri gusa mu muco wacu bimaze kuba international umugani w'abavuga. Dufite abasore n'abagabo bahagarariye amatorero bashimwa bakora imirimo y'ibitangaza. Dufite abateologiya benshi bahagije kandi beza, tukagira n'abandi nabo bakanta fitinga bigana ibintu bakazana ibindi oya bakaba botukisha n'abazima nabyo turabifite. Njyaga sinivuga nimwe muvuga ati uriya n'ibyo watukishije batavuze ati cyangwa n'ujya mu bashimwa cyangwa ari hagati aho ngaho mugani w'ababandi sushimwa cyane sinutukisha arako abo nabo nta kibazo kindi bateye nkuko nyine baba bafite umwanya bakoreramo. Ariko ubu nyine iyo dukompare n'ibya mbere icyatumye bisa n'ibigize izina ryiza ni ubujiji bwinshi twari dufite, ariko sibwo hari ubukristo bwinshi kuruta nabusa. Murakoze cyane, ariko ahangaha reka ngira tubaze ku kibazo cy'abumva ubutumwa. Ubu ngubu hari abavuga kuko ngo abantu bashobora kuba baranebwe, abantu batagiza batanga icacumi, abantu batagi gukunda umurimo, abantu ahubwo basigaye babikora kugira gusa ngo bagaragare bambone kwa kundi twari tuvuze n'abapasiteri nabo ko hari abakunda icubahiro kugira ngo babe bapasiteri kugira ngo bahabwe icubahiro, ariko ngo hari n'abakristo nabo baganda bashaka kugaragara gusa, ariko agakiza katabaga batera imbuto muri makeyi, batera imbuto nk'uko bikwiriye. Ibyo mubivugaho iki nk'umupasiteri w'iki gihe mureba mwitegereza mu matorero hari no muri bihe turimo? Izo bihoraho ni intambara z'amatorero. Hari umuntu wigeze kutubwira ijambo tuvuze ngo impfu zabaye nyinshi, atubwira ngo ntabwo impfu zabaye nyinshi ahubwo media yegeranyije amakuru. Ati na kera barapfaga ariko bamwe bakarinda babona tutaramenya ko bapfuye. Ati ariko kubera yuko ubu nyine n'uwakomeretse umumenya kubera amakuru ugira ngo byariyongereye. N'ubu ibikorwa bimwe bitari byiza kandi kitari cyiza kirasakuza cyane, ibyiza bigasa nkaho byari muri kanuni yazo ntibivuge cyane, ariko ibikorwa bitari byiza bigasa n'ibisakuje nico gituma bimenyekana cyane mugasanga biriho habo bahoraho pe bose ingenge abakora tekinike kugeza ku murimo w'upasiteri akazagera hayobora nawe ubwenda ngo atizeye ko azoja mu ijuru, ariko akandi akagira n'abayoboke. Ibyo bihoraho. Murakoze cyane. Hari ikindi, hariho mu ikanisa usanga abantu basa n'abaza bashira ibyaha nk'ubu mbere. Reka tuvuge urugero muri Kongo, nka mbere itorero ryo muri Kongo abantu batarasohokamo nyine ngo kwa kundi baruvuze baje hirya no hino, abantu bakoraga ibyaha ugasanga uyu nguyu bamutenze cyangwa se bamuhagaritse nk'uko babivuga ubu ngubu, ariko ubu ngubu ntibikunze kugaragaraho. Ibyo ngibyo byoba biterwe nabyo kwa kundi kuba ari uko abubu bize bakamenya kuko hari bimwe bitari bifite akamaro, cyangwa bimeze gute mubibona gute? Nico takindi kuko n'ubu baracyatenga, ariko hari ugutenga kw'iwacu kwari kumeze nk'umuco. Umuntu wamenye ko yakoze icyaha nubwo agenda akacihana akaza akamutenga kuko yagikoze cyamenyekanye, ariko Bibiliya iravuga ngo nimba umuntu akoze icyaha umugenderere, yange umugendero wakibonye ubwire mugenzi wawe musubire avuge to yasinkiva, noneho ngo mugende noneho muri timu kugira ngo bibonwe na bose, muvuge tuyu nguyu abaye umunyamahanga kuri twumpagana. Naho twebwe abubu cyangwa se aho bitakikorerwa mu buryo uvugana n'undi mu rusengero byo mutumvikanye byakoroje y'amafaranga bitajanye n'ibyaha, ukazorinda gusa ko mubona ko akora akakte kamwe kadashimwa ngo umutenge ndamwe mbwihagaze mu nzira kutesugute kujya no guhangana.
niyo mpavu bamaze kumenya uko kuri ko kugira ngo dushyire ibintu mu mategeko abakoraga ibyaha bakinyegeza tutamenya n'ubundi nabi Imana si twe twari tubashinzwe n'Imana ibashinzwe ariko iyo no mugendera ahita avuga ati ndarambara mbabarira niba akemera n'icyaha uwo mutengereke naho niyo tucatumye ariko gutenga kuri cyahaba rwose kuri cyahaba icyo gihe icyo cyo muri Kongo se cyakera wari uvuze kuko bishobora kuba byari bifatanye nk'umuco gutenga sibyo babyiza cyane kuko umuntu yari ashobora gutinya ashobora kwisubiraho kudazakora cyacaha kubera kuko azi neza kuko hariho ingaruka zakozwe kandi zagaragariye abantu kuruta uko wowe pasiteri ushobora kugenda ukamugendera iyo ngiyo akemera ukumva kuko nta kibazo kandi uzi neza ko icyaha yagikoze ico cobumbatera societe ako ticobumbatera agakiza societe kugira ngo ibintu tuzandagara abantu batinye abantu bagira umurongo ni societe yakoze ariko kuri uko kwitwa wemeye icagakira arakiza tabavu yo kugira ngo bumve ko yakize cyangwa abandi batinye nibwo umutima ari muzima ndakibazo murakoze cyane igihe icyo gihe mwarabayumbe cyangwa se no kuvana mbere hari ijambo mwakozeho ngo gushamburiye ese gushamburiya ni iki bigenda gute ni iki gushamburiya ni imvugo y'igiswahili gushamburiya nuko gusaka niba tubiroje mu buryo bwo bw'isobanuro ryacu ni igihe bavuga ko beretswe ibirozi ariko babyitaga ibiheko ako bakabyita ngo ni ibirozi hanyuma bakavuga ati tweretswe ibirozi tuje kubikuraho biri cyangwa se tuje gusenga Imana yabitweretse nk'uko bemeraga ko ari Imana yabiberetse tubibone cyangwa tuje kubwira abantu twabonye ko ari bo babyihane nibyo twita gushamburiya no kwihanisha abantu cyangwa se kwiregesha abantu babikozemo murakoze none se hari amakuru azavuga ngo ibindi byaha biba byiregwa ngo ariko nta murozi uza wirega hari abo bo warabonye cyangwa uzi bireze uburozi yego bakihana hari na tazo mu bundi mu gipastor ntazo uvuga ngo nihanishije abantu iryo tegeko teriba uvuga basabihana muri rusange niko bisabivuga basabihana mukabimenya ko babuvuyeho cyangwa ni kubera kuko ni ibintu bikorerwa mu ibanga cyane abantu badashobora kuba baza bamenya cyane ubundi kamere y'umuntu uretse Imana umuntu utazababarira icyaha wihaniye mu bantu cyangwa bakumenyeho bazaguma bakakikwitirira kubera yuko batababarira ariko burya yaramutse anabivuga ntubamufashe mu ijosi aba yabiretse ariko kujya kuguma kumutuka ni kwa kutababarira kuza gukomezanya natwe nta kindi na Imana ibabarira ikibagirwa naho twe kutibagirwa kwacu kandi burya tuba tunabitabo natwe tuba turibo ariko tutaratuka mu buhe buryo nimba umuntu akwihanyeho uburozi cyangwa se ukumva umuntu yihanye ugasuka mubona nk'umurozi nawe muri bamwe kuko utemeye Imana yamubabariye kandi we yihanye mwese mbese muri abo kubwira ubuntu yego umuntu nibwo butugize naho abitwa bababarira n'ababarirwa bose nabo kubabarira murakoze cyane nkuko watanze urugero rwo kwiregesha abantu cyangwa se bwo kugenderera abantu umuntu ari mu cyaha waruvuze ati ni ukumugenderera kenshi ukamubwiriza cyangwa se mu rindi jambo bakunze gukoresha ry'igiswahili nacyo mu kinyamurenge bakoresha guhonya mushobora kumuhonya mukamuhonya kangahe tuza twagiye tubona mu mateka y'abanyamurenge cyangwa se mu idini ry'abanyamurenge hari igihe umuntu yashobora kuba ari umwibyi bakamuhonya bwaca agasakiba bwaca akiba bakamutenga ariko ntabwo twigeze tubona aho batenga umurozi sinzi nimba ari imyaka yanje mikeya ariko sinzi nimba hari icyo turusha muri ibyo ngibyo mu mateka abarozi bo barafashwe bo bari bakeya hafi kuba mutaba n'uwamufashe wenda azamufata ari babiri ahubwo akabisha ko utamufashe uzobura gice ni ukuvuga ngo ikintu kitagiye ku mugaragaro kugishyira ku mugaragaro ni ukuzana amatiku niyo mpamvu
ariko agiye akazana ikigirwamana hari akagipfukamira cyangwa akakwereka ikintu nk'iyi telefone yanjye mfite akavuga ati izi nizo mbaraga zanje izi twamubwira mu rusengero ngo izo sizo mbaraga zacu n'iz'Imana yanze twamutera rwose nubwo yobyita amazina akabyita ikintu kibakoresha ariko ntiyahakanye ngo simbi urinde ucira umuntu mu rubanza wahakanye kandi ubundi ko batihanira ngo baba abakirisitu bacu bihanira ngo baba abakirisitu b'Imana uramuhatira iki igihe wamubwiye ukuri kubatura akakure kwa mureke y'Imana kuko impamvu dushaka kugira ngo abantu tubabere Imana twebwe reka mbabare mvuge ijambo bagenda uko twumva babone ko abakirisitu ari twe tubagira abakirisitu siko birivuga umukirisitu ni uw'Imana ku bwa gahunda y'Imana turi kiremwa twese tungana uri pasiteri wiyita umunyamwuka cyangwa uri umunyamwuka uri uw'Imana gusa nimba nkubwiye ubutumwa bwa kirisitu nako gafano kaje nawe cyangwa n'ubwo butumwa ariko kugira ngo ntangire ngo usuzume menye ko wagiye mu mwuka ndeke kugukeka kabuka indi Imana yawe se nibijyanye n'imico no kuyobzanya nye no kwigira ikitari cyo tukarenga ibya Bibiliya takindi murakoze pastor reka tureke gusana n'abavuga mu migani ariko reka tutubigire watwemereye kuko washamburiye cyangwa se wabonye nabo wajanye n'abashamburiye warababonye muvuga muri makecho nangiye kuvuga nuko hariho igihamya wabonye kuko uyu muntu ari umurozi reka mvuge ibyo nabonye abashamburiye naizo kuvuga ngo nabonye umuntu ari umurozi nanabibonye sinabivuga no ceceka ego ibyo kubona nibyo guceceka ariko reka mvuge ngo nabonye umuntu ashamburiye apana rimwe akatubwira ngo hari ikintu kimeze gutya turi kumanywa kandi nje nkababwira ko ndapinga sindi ko nemera kimeze gutya genda rero uhakura ikintu kabibona n'amaso yaje ndetse kibigiyemo ubona n'uburyo busa n'ibitangaza ariko icyaje kunyoberaho gatoya nabonye abandi bantu bigeze kuza kwitara mu baturanye twabanaga babembe ngo bakamucapa nabo barashamburiye niki cyanyobeye barashamburiye bakamucapa kandi bakoreshaga imyuka itari y'Imana nari mpari twara abana ahubwo ndanibuka n'ikintu twakoze ico gihe twari kuri primaire kwitara kuri Kawera bakita Kawera ikosa twakoze kugira ngo ushaho bashamburiye bakora ibyo bintu bazatubwira ngo twambure ibikweto tugakwetura kandi umuntu azakwetura hera ariko twari batoye kwa ngo amatsiko twarakwetuye urumvaga twakweturiye ibindi n'Imana isigume babarira abantu ubujiji bw'abana twari kuri primaire tukabegera bagahita bamenya abarozi bagahita bamenyana bazima bakabona ibiheko pari ndi mutoye bazabikora kumanywa kwa munyago kwa chef munyaga aho yari abahajya ni twara abaturanye twagiye turi ku ishuri nico gituma byanyobeye se imyuka y'Imana ibona ibirozi ijana n'ibirozi n'abarozi barabona ibirozi ibise bibaye bijya byamosi wakoze inzoka ahi kusi inkoni hinduka inzoka n'abandi nabo ngo bakubite inkoni yabihinduka inzoka nibyo se ni ibiki ibyo bintu naco ça fait partie maze gukura mbonye umwuka uri mu ntagunye mbikurikira cyane kuko umwuka wo gukurikira iby'uburozi no kugenda iby'abarozi bakurikira harimo nyiri kubikora kuzana icubahiro ciwe ko yabibona de harimo umwuka wo kwangana no kwanganisha abantu kandi Bibiliya ivuga wangana ngo n'umwicanye so w'Imana numva ikintu kitazanira Imana cyose icubahiro cyangwa se kigira bamwe babi nakigize point d'interrogation ubu mpagaze kuri kamera kavuga ngo ndavyemera cyangwa ndabihakana nahubwo navuga ngo ndaduto kugeza isa sindabona solution y'izina kandi kumbona kubwiye nta muntu nashobora kuba ngo n'umurozi habe nubwo nasanga ari kwaroka bishoboye namubwira ngo reka ibyo si byiza akoze ashobora kumubwira kugeza mpawe imbaraga z'Imana zikanyemeza ko nibimubwira bimukiza
noneho muri make hariho muri iyi minsi nkuko narabivuze muri iyi minsi hari abantu usanga mu makanisa amenshi uburozi mu banyamurenge babuvugwa ndetse no mu makanisa no mu bapasiteri no muki kubiceceka sibyo byoba bituma barabyoroye bikera abantu bakomeza kabikora bakumva ko nta kibazo kirimo cyangwa se wowe uko guceceka wumva ko kubera iki wowe biceceka kubera iki utobwira umuntu wabimenye neza ko ari umurozi waravuze ati no mwerekwa ariko nkamubwira ati bibivemo ariko uba wabibonye kubera ko icyo kintu kidasohoka hanze kubera iki gishaka kuba iyo ngiyo kandi gikorwa hariho abagipratika kandi cica n'abantu abarozi bari bica abantu bari kuvuga ngo nibo bamaze abantu muri iyi minsi ko atari ukuri guhabisha simbahakanira ko batabaho Bibiliya ndetse mu mategeko baravuga ngo ntimukareke umurozi abaho mu mategeko ya Musa kuko barahaba ariko wowe wavuze ngo kugiceceka ahubwo barakivuza cyane kandi kukivuga cyane si umwuka uva ku Mana ahubwo ni umwuka wazanye amazima icyo ndagihamya kandi ntaraguca mu ijambo nta kindi kintu gishobora kuzana amazimwe mu ikanisa kitari uburozi ibibi byose bizana amazimwe kubera ko uburozi ari bwo buzana abantu babufashe nacyo nshaka kuvuga ese nicyo bari umuco nawo cyo cyaregamiye ku muco w'abanyamurenge ntikibe ari ubukristo ndakivuga wenda kisafe parti ariko icyo shaka kuvuga burya kizana amazimwe cyose ni urukundo ruke Bibiliya avuga ngo hari urukundo hatwikira ibicumuro kera abarozi bari babaho iwacu ariko kubera wa muco wajyabanga tibatukanye ariko ngo ubushizi bw'isoni niko mu migani handitse ngo buzanana n'ibitutsi nibwo bwabaye kandi reka twe kwibagirwa ko hari abiyita ko bakorera Imana berekwa babesha batukana bakora ibitari byo bamwe bakita abayumbe bacamburiye akazana utuntu mu mfuko aturukije ahandi twiwe akatwita ibirozi bitari ibirozi iyo mico yabayeho bituma ubwo ruvange ruba nicyo cyatumye kubwira ngo ndacyari muri recherche njyewe nkaba ntekereza ngo igituma avuga ngo safe parti ko kiri mu mico yacu nuko aricyo twagize icyaha nkaho aricyo Imana yanga kurusha ikindi ariko iki cyo kwangana no gutukana no kubesheranya kiroro no kwitirira ko Imana yagutumye itagutumye niyo danger uwo yari akwiriye kubaho kimwe n'umurozi nawe muri Bibiliya amategeko yari akwiriye kuvumwa ariko yahindutse umwere apfa kuba yatutse uwo adashaka ntekereza ko ari igihe cy'ubuhenebere cy'itegeko zabaye icya kabiri ni igihe cy'imperuka icya gatatu ni ikintu cyo gutwikira c'umuco kitari cya Bibiliya njyewe nkaba notanga igitekerezo cyaje gutya nkanjye nagira umugisha nyobora ahantu urusengero nkiyoboye nta muntu waturune wamwita umurozi ndimo tibishoboka ibyo mbivuze gutyo tibishoboka uwo ni umusohora mbere yuko aturi uwo wundi ni umusohora akagenda ibyo mvuze ndabihamya kuko nta Kristo aba yerekanye ibitutsi wowe weretswe kuko uwo muntu ari umurozi wokora iki nasenga kagira imbaraga Imana inyemerera kumutumwa ariko ntaragira imbaraga Imana inyemerera kumutumwa namureka weretswe mu ruhande rwacu ari wo mwuka wera turi mu muhanda rw'umwijima ngashira ubwoba weretswe ko undi mukristo wo mu ikanisa ryawe yibye ukerekwa n'undi wo mu ikanisa n'undi umwe wo mu ikanisa ryawe ko ari umurozi imbaraga zo kubabwira bombi bisaba ko kubanza kuzisaba cyangwa umwe bishobora kukorohera kumubwira undi bikagukomerera ubundi ikintu cyose cy'Imana ugenda utahawe imbaraga zacu ubu gikoze mu buryo butariko kuko autorité y'Imana nishaka guhindura umuntu ngo yihane ave kuri icyo kintu kandi Imana ihabwa icubahiro icya kabiri
biriya bintu bijanye n'uburozi birimo ikintu kirimo esprit gusa no kuramya. Abasa nk'afite umutima wahindukiriye ibindi yizeye, biraho birimo nka dipu, birimo nka cyane kuruta ibisanzwe, kubera ko kantu kajanye n'umutima uramya ikindi yiringiye. Kandi kubera yuko cyane cyabaye ridikiri nko muco wacu, nuwo bugira yobora uko yihana n'umutima wahindukiye, kubera gisa n'igitutsi bagifashe nabi. Ariko wamusutseho urukundo, Bibiliya yavuga ngo iyi migenzereze yawe igenda neza, ngo bituma Imana iguhuza n'abanzi bawe. Ni ukuri udakunda gukunda no kwihana yo kwihana. Icyo twagize twarabatutse tunabigizayo, ahubwo mbisubiyemo dufite ibyaha bingana nk'ibyaha. Tekereza Imana se wa bose cyangwa nyiri kurema abantu yabahana kimwe. ahubwo hari abavuga kuko ahubwo aribo begereye ikanisa cyane kurusha abazima. Ahubwo abazima basigaye bava mu makanisa bahunga abarozi bari mu ikanisa. Ibyo ni yaterume bamwe bigize Imana bagira abo bita abarozi, none tukemera ko bibayiko. Ninde uvuze yuko abo biswa abarozi atari bo bazima, abo batukana atari bo barwaye? Kuko nabyisaga senyaguranye. Nimba nkwanga kagutuka nawe ukaroga, ritimi same level takurutana. Murakoze, mwemera kuko mu ikanisa harimo abarozi? Nemera yuko mu idini si mu ikanisa. Reka ntandukanye icyo kintu. Umubiri wa Kristo urimo abizeye bakijijwe, bamenye Yesu Kristo, bazwi nayo nabo bakayimenya. Ariko mu idini muyobokamana icitirirwa Imana harimo abantu bose, harimo abadakijijwe yita bakijijwe. Muri ico kuba adakijijwe yitwa ukijijwe n'ingeso zose. Pastor mako twavuga uburozi, imirimo ya kamere iragaragara, iba mu Bagalatiya ibice 5 umanitse sinyibutsa ni bari ku 19. Ni hariho liste ndende n'uburozi burimo n'ishari no kwangana n'ibintu ibyo. Urumva ndemera ko mu rusengero harimo abantu bamwe baje badakijijwe. Simvuga gusa ngo harimo abantu ubudakijijwe ari kandida wo kuba igisabwa cyose kuko adakijijwe nico nasubiza. Murakoze cyane Pastor. Muri ibi biganiro byose tuganiriye ndetse n'abadukurikiye, tuguhaye umwanya ngaho bankuvuga muri ibi byose tuvuze, tanga message, tanga ubutumwa bwiza. Ndavuga amagambo 3. Ijambo rya mbere, mu by'urusengero, icyo tuma tugira insengero nziza cyangwa se zishimwe no gukuramo ubufanatisme. Byo ushaka za mwene wanyu by'inyungu musangiye hakaba ukuri, nibyo byishe urusengero kurusha ibyo bindi bavuga ubufanatisme. Ico ni kimwe. Icya kabiri ni ugusengera abantu, baba ku pasiteri baba ku diakoni cyangwa ibyo twavuze, bakurikije icyo Bibiliya ivuze. Udakurikije icyo Bibiliya ivuze ntasengerwe. Ego rwose, kuko ntibabubasha Bibiliya, baba bagiye mu cyo Imana itabatumye bagakora ibitari iby'Imana. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, nta ibintu byagiye ngo byararengutse ngo ibintu byarangaye bitogaruka. Imana irashahari cyafite imbaraga kuri twe, kandi iri mu ruhande rwacu, uri mu ruhande rw'abisi. Utangiye none ukuri kuvuga turiko tuganira, twinire dusubiremo dukosora bitarakosowe, twuzuye ukuri n'urukundo, bizashoboka. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pastor Joseph Ngoma. Tukaba tugushimiye ku kiganiro cyiza muduhaye kuri uyu munsi wa none, kandi ikiganiro kivuga butumwa. Ndagira ngo ubutumwa nukunguko bwose ntibusaba byinshi. Abumva bumvise, kandi n'abandi nabo bose bakicinangira twizi ko bazakizwa. Yemwe bakunzi mwari mudukurikiye mu biganiro byacu byo mu Kirambi TV1, twaba tubashimiye kuba mwabanye natwe cyangwa se mwakurikiye kuri ikiganiro cy'uyu munsi wa none.
tukaba tunabashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bikomeza biza kandi n'umushyitsi wacu Pastor Joseph Ngoma turabasaba ko wenda nitubakenera muzosura mukatwitaba. Murakoze cyane kandi kuba mwatugira icyizere ngo tuganire iby'agakiza k'ubuntu Yesu yagiriye abamwizeye cyangwa se iby'amakuru avugwa ari azongera kuzaka gakiza kazanwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu, mukaba mwavuze ngo tubiganireho. Turabashimiye. Murakoze cyane, tukaba tubashimiye abari nimugoroba, mugira umugoroba mwiza, abari mu gitondo mugira umunsi mwiza. Tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Murakoze cyane.